inshuti za Ramoti TV ndetse na Irivuzimana TV. hari hashize igihe kinini tudaherukana kandi n'ukuri turanezerewe, dufite urukumbuzi n'ubwuzu bwinshi ku minsi Imana yabanye natwe iki gihe gitambutse. Inshuti rero bakunzi, turasaba kugira ngo mukore subscribe ndetse na like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bibagereho kandi natwe tubone ko muri kumwe natwe. Turasuhuza inshuti zacu ziri hano mu gihugu cy'u Rwanda, East Africa, ni ukuvuga ngo Burundi, Congo, Tanzania, Kenya, Uganda. Dufite inshuti nyinshi zidukurikirana ndetse na South Sudan. Nako tureba hirya no hino ibihugu Zambia, Lusaka, Ni henshi ntitwaharangiza mu mazina. Mozambique, Malawi, Turabasohoje mu mazina y'ibihugu. n'abari muri Amerika, za Canada n'ahandi. za Canada n'ahandi. Imana ishimwe cyane. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo Imana ibaho umugisha abane cyane. nabo cyane. Izayi ntabwo mwari muherukanye. Izayi abantu bari bagukumbuye Se buriya bajya bankumbura cyane. Okay. Abantu bakumbaza. Imana ibaho umugisha abantu bajya bankumbura. Ibyo biranezereje. Ahantu umuntu ari wese akumva arankumbura, umusabiye umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Yego. Izayi wanyu namuzanye mwanyagamo mumbaza uti wa mugabo mujya muganira hehe, ariko namuzanye. Yeah. Hanyuma Izayi tugiye kuganiriza icy'abantu. Kuri uyu munsi ndifuza ko tuganira n'abantu ku kibazo gisa n'icyacanze abantu, reka mbivuge muri ubwo buryo, kijyanye no gutekereza ngo kuki abana b'abashumba cyangwa se b'abakozi b'Imana muri rusange bashobora kwitwara uguhabanye n'uko se ameze cyangwa mama we ameze. Kuki umushumba akijijwe ariko abana be bakaba badakijijwe? Icyo kintu rero hari n'abantu bajya bagikoraho ibiganiro bitandukanye, abandi bakakivuga uko ariko abandi bakagicuramika, abandi ntibumve impamvu. Ariko uyu munsi ndifuza ko twasobanurira abantu impamvu umwana wo kwa pasiteri, umwana wo kwa mushumba ashobora kubaho adakijijwe kandi ababyeyi bamubyara bakijijwe. Numva rero icyo kintu twakiganiraho abantu bakava mu rujijo kandi n'abaciraga imanza abandi bakarekera aho ngaho. Yego. Ngira ngo rero twabanza tukareba urugero Bibiliya ishobora kuduha rw'umukozi w'Imana wari ukomeye, ari umuhanuzi ukomeye cyane ndetse ari n'umucamanza, ariko abana be ntabwo ari uko bari bameze, kandi ni umuntu turimo gukurikirana urugero rwe rwo kubaha Imana. Reka twumve icyo Bibiliya ivuga. Yego, reka dusome igitabo cya mbere cya Samweli. Turasoma ku gice cyaho cy'umunani. Abafite Bibiliya baraza kuhasoma. Igitabo cya mbere cya Samweli kuri paje ya 265. Ibice byaho 8 ku gitabo cya mbere cya Samweli ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, kugira ngo tutavuga ibintu byinshi. Haravuga ngo Samweli amaze gusaza agira abahungu be abacamanza b'Abisirayeli. Imfura ye yitwaga Yoweli, uw'ubuheta yitwaga Abiya. Bari abacamanza b'i Berisheba. Ariko wumvise aka kantu, ariko abahungu be ntibagendana ingeso nk'izi. Abahungu ba Samweli harya bitwaga abandi abahungu be. Twavuze amazina yabo ko umuhungu w'imfura yitwaga Yoweli. Yego. Uw'ubuheta ubwo n'ukurikirana n'imfura yitwaga Abiya. Hanyuma se abagira abacamanza b'Abisirayeli ahitwa i Berisheba. Hanyuma ariko ngo bo ntibagendanye ingeso nk'iza se. Kubera iki? Bivuga ngo ise ashobora kukubyara, yego, akagerageza n'uburyo bwo kwinjiza mu idini. Umva noneho nkubwira ibyo bakoraga kandi se atakoraga. Aba bahungu ubwo n'ibyaha byabarangaga.
n'ibyaha byabarangaga. Urumva umurimo bakoraga wari uw'ubucamanza mu Bisirayeli, sibyo? Ntekereza ko kuba umucamanza, ntekereza ko umuntu wese ahita yumva abacamanza bari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Dufite abacamanza, hari n'abaca imanza zo mu midugudu aribo twise bunzi, bunga abandi, ariko uko biri kose, uko twabita bose, abantu baba bafitanye urubanza, noneho bakabaganiriza, bakabahuza, ariko byitwa ko ari urubanza umuntu afitanye na mugenzi we. Noneho aba bahungu bari abacamanza mu Bisirayeli. Hanyuma ariko wumve noneho ibyo bakoraga. Bibiliya yavuze ngo ariko abahungu be ntibagendana ingeso nk'izi, ngo ahubwo bakiyobagiriza gukunda ibintu. Iki kintu kirakomeye. Bakiyobagiriza gukunda ibintu. Kabiri, ngo bagahongerwa, ngo bagafata ruswa. Icyo bita ruswa, baryaga ruswa, wo gutsindwa agatsinda, hanyuma wo gutsinda agatsindwa. Umva noneho ngo bacaga urwa kibera. Ariko abana b'umuhanuzi, kandi umuhanuzi ngo wakuze yarirundumuriye mu buhanuzi kugeza ubwo ngo nta jambo rya Samweli ryatakaraga hasi. Ni ukuvuga ngo nta jambo ry'ubupfapfa ryigeze riboneka mu kanwa ke. Iyo yabaga avuze ijambo, ryabaga ari ijambo ririmo ubuyesu, ririmo ubumana. Abantu batazi Samweli, sinzi niba twabasobanurira gatoya. Tubivugeho. Samweli ni umuhungu wavutse mu bitangaza by'Imana, aje ari nk'impozamarira. Hari umubyeyi witwaga Hana, yari afite umugabo bashakanye yitwaga Elukana. Nkuko nanjye nitwa Izayi, nkaba mfite umudamu wanjye yitwa kwa kundi. Hanyuma ubu Hana yari yarashakanye na Elukana. Noneho ariko agira ikibazo cy'uko yageze muri urwo rugo ariko aruburiramo iki? Urubyaro. Hanyuma kuko mu gihe cyabo byari byemewe gutunga umugore urenze umwe. Elukana ashaka undi mugore witwaga Penina. Hanyuma Penina amaze kugera muri urwo rugo, arabyara, ariyongeza, arabyara. Ariko noneho Penina amaze kugirirwa ubwo buntu bwo kubyara, kuko nta mbaraga, nta buhanga, nta mashuri, nta butunzi bituma umuntu abyara. Tukiri aho, rwari urugo rw'abakirisitu. Elukana yari umukirisitu. Elukana yari umukirisitu, yari umukozi w'Imana. Ndetse ngo uko umwaka utashye bajyaga bajya i Shilo gusenga Imana no gushima Imana, bagatanga n'ibitambo byishimwe yuko bari amahoro. Ariko bazamukana na Hana gushima Imana, Penina ngo akajya amunyega. Iri jambo kunyega sinzi niba abantu baryumva. Gukwena umuntu, kumukwena, kumujoga, kumubyina hejuru, akanamukina nko ku mubyimba. Yamukinaga ku mubyimba. Urumva Bibiliya iravuga ngo Penina ngo yajyaga niho kukumenasa. Indi mvugo twakoresha ni nk'ugutoromatiza umuntu mu mivugire no mu mikorere. Ikintu cyose yamukoreraga, Bibiliya iravuga ngo yajyaga amubabaza ndetse cyane, kandi icyamuhora atari we wakigize. Ntabwo ari kuko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yari yazibye inda Hana inda ibyara. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka arakenesha kandi agakenura.
umuntu nabona yakize cyangwa se Imana yamukijije ubukene, ntazavuge ngo ni amaboko yanjye abikoze, kuko dufite abafite na revo y'amashuri arutaye, ariko babuze uko babigenza, bashobewe. Dufite n'abandi batize, Imana yahiriye ikabaha gutunga. Donc umuntu nabona inzira ze Imana yazihiriye, ntazirate imbaraga ze, ahubwo azavuga ngo Uwiteka ndagushimira ko wandebye mu gihe gisa nk'iki ukampa ibyo kurya. Kuko ushobora kuba ufite amafaranga yo kuba wakora bizinesi runaka, Imana ikakwima ubwenge bwo kubikora. Rero byose bikorerwa imbere y'Imana. Abantu nibagaruke batuze bubaha bubaha Imana. Hanyuma Penina ngo yajyaga babaza Hana ndetse cyane. Hanyuma ngo Hana ngo yajyaga ngo asenga n'Uwiteka umubaba agahinda. Hari igihe umuntu amara asenga Imana, ariko asenga afite agahinda, afite umubabaro, afite amarira, afite ibimuriza, afite ibimutsikamiye, afite ibimuri hejuru, akamara iminsi, akamara imyaka, akamara amezi arira, ariko ihumure naryo ririmo. Amen. Ihumure ririmo. Uko bizamera kose, ntabwo ku muntu wakomeje gusenga Imana bizarangira nabi, ahubwo bizarangira neza. Niko byagenze kuri Hana, nubwo yasenganaga umubabaro, kugeza n'ubwo umushumba Eli amubwira ngo usigaye uri umusinzi. Hari igihe ikigeragezo gikubita kugeza ubwo umushumba ugushumbye asigara akubonamo ibyaha. Ntabwo uzi se inshuti zayo ukuntu byagenze cyane, bageze ubwo uzi ko umuntu agira ibyago n'amakuba, kugeza ubwo abantu banatakwa n'umwuka wo kurota no guhishurirwa, bakagushinja. Mukomere bene data, abantu bashobora kuba barimo. Kandi iyo uri mu gihe kibi, n'abatazi guhanura barahanura, bararota n'abatarotaga, urumva, kugira ngo bakwigire, Satani akwigirizeho nkana. Hanyuma Samweli kuba yari umwana wavutse mu buryo iwabo byamugoye, na nyina Samweli umva wamfura, sibyo? Turimo turaganira. Samweli uburyo yavutsemo rero, mama we ngo yabwiye Imana ati ndakwinginze nungirira ibambe ukangirira ubuntu, ukampa umwana w'umuhungu, Mana icyo nkeneye ni ukunkuraho igisebo cyo kutabyara, ariko uyu mwana nakura nkamucutsa, ngewe Hana nzamugutura abe mu nzu yawe iteka ryose. Imana ikimara kumva isengesho ry'umuhigo, iravuga ati Hana ndaje ngutabare. Isengesho ry'umuhigo, ariko tuzavuga ubwoko bw'amasengesho aho imbere gato, mu minsi iri imbere tuzabasobanurira ku bintu bijyanye no gusenga, tubabwire amasengesho agira imbaraga zo kwihutisha igisubizo, n'andi ushobora gusenga ukazategereza. Ariko buriya amasengesho y'umuhigo nayo ni igitangaza, ariko umuhigo nawe ni igitangaza. nawe murabizi ko nawe ugorana cyane, bisaba kuba wabyiteguye neza, wabishize muri wowe mo imbere, ukanabyandika, ukabisinyira, ukavuga ati Mana mbihagazeho, nunkorera iki nanjye nzakora iki. Imana yihutiye kugira gute? Gutabara, ikuramo kode. Ibyawe birimo kode, Imana iyikuremo mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ikintu cyose umuntu afite gisa n'ikitagenda, aho kode iri Imana niyo ihazi, igukuriremo kode. Ingendo zawe zahagaze, Imana ikuremo kode, sibyo? Urushako rwawe rwahagaze, Imana ivanemo kode. Mu kuba warashatse ukaba utarabyara, Imana ivanemo kode. Reka turahanuye mu izina rya Yesu, kandi ugomba kubyakira, kuko byose bishobokera abizeye. Izere
Imana igukuriremo kode mu izina rya Yesu Kristo. uyu mugabo rero yaje kuvuka, uyu muhungu yaje kuvuka muri ibyo bitangaza, muri uwo mubabaro. Nyuma y'umubabaro Imana itanga Samweli. Hanyuma rero uko byahizwe n'umubyeyi wa Samweli niko byashohojwe, ngo amaze gucutsa Samweli, ngo yamudodeshereje agakanzu keza, ngo arangije aragenda, ngo amujyana hehe? I Shilo, mu nzu y'Imana. Bibiliya iravuga ngo Hana atangira kuvuga ngo ni njye wa mugore wazaga hano mbabaye, mfite agahinda n'umubabaro, nsaba Uwiteka ko azampa umwana w'umuhungu, none icyo namusabye nicyo Uwiteka yampaye. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma icyo wasabye Imana, nawe muntu ugize iminsi uri mu masengesho, icyo wasabye Imana ikiguhe mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turabasengeye pe. Kandi ubwo umwigisha n'umwigishwa bagabana umugisha. Ubwo natwe nyine Imana turebe neza. Umuririmbyi yaravuze ngo ntumiteho umukiza we ngo wumve uko nganya. Ubwo ugenderera abandi ngo nanjye ntugire gute, nanjye ntusige. So ubwo Imana igiye gusubiza icyifuzo cy'ibyo wasengeye, natwe turi kuri kamera tuguhanuriye cyangwa se tuguhumurije, natwe ntitunyureho. Natwe Gilbert, hari ibyo wasengeye, Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Ngaho nanjye mvuga ngo nawe Imana ibiguhe mu izina rya Yesu. Thank you so much. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma rero yaje gukura, akorera Imana, yabaye umucamanza, yabaye umutambyi, aba n'umuhanuzi. Ibintu bitatu by'impozamarira. Reba, yari umukozi w'Imana w'indashyikirwa, ukorera muri minisiteri 3. Yari umutambyi, yari umuhanuzi, akaba n'umucamanza. Uwo ni Samweli tubabwira. Tugiye kubabwira uwo muntu n'abana uko byagenze. Nyuma rero yaje gukorera Imana uko byari bigakwiriye, yubaha Imana mu gihe cye, akora umurimo w'Imana. Ntigeze aba umukunzi w'impiya, ntigeze aba umukunzi w'ibintu. Nta ngeso n'imwe mbi yigeze iboneka kuri Samweli. Hanyuma igihe cyo gushaka cyarageze, arashaka, abyara abana. Twumvise ko imfura ye yitwaga Yoweli, ubuheta bukitwa Abiya. Hanyuma ngo igihe cyo gusaza kwa Samweli kigira gute? Kiragera. Hanyuma ngo amaze gusaza, kuko atari gukomeza, bajya bavuga ngo iyo umuntu yabyaye aba yicunguye. Amaze kubyara, ngo abahungu yabigishije amashuri yo kuba y'ubucamanza. Hanyuma abahungu ba Samweli abimikira kuba abacamanza, cyangwa se abatorera kuba abacamanza. Hanyuma ariko ngo ntibigeze bagira ingeso nk'iza se, ngo ahubwo bo ngo bakundaga ibintu kabiri, bakunda no bagahongerwa, bagahabwa ruswa. Icya gatatu, ngo bacaga imanza za kibera. Abantu batazi iryo jambo ngo guca imanza za kibera, ndumva twabasobanurira gakeya, twabivugaho. Iyo tuvuze guca imanza zibera cyangwa se za kibera, biba bishatse kuvuga iki? Ni igihe umuntu akora icyaha bakamurega, agatanga bituga cyangwa se ruswa, hanyuma agahinduka umwere kuri icyo cyaha kandi yagikoze, kandi yanagikoreye n'umuntu yaje kurega ababaye. Hanyuma umwe warezwe akitwa umwere, uwareze agatsindwa, akanahanwa, akanatanga n'indishyi z'akababaro ko yasebeje yamwambitse urubwa, bakamuca amahazabu n'igifungo. Turahugurira abacamanza mu izina rya Yesu, baca imanza zitabera. Murakoze ko mubyumvise. Turi kuri cya kibazo abantu baba batera amabuye abashumba, abapasitori, abakozi b'Imana, ngo ingo z'abana b'abakozi b'Imana, ngo ingo z'abakozi b'Imana zo zibamo abana badakizwa, ngo b'abapagani, ngo b'indaya, ngo b'abarasita, ngo banywe inzoga, ngo banywe urumogi. Ariko tukiri aho,
turagira ngo tubwire abantu yuko kuba uri umukozi w'Imana warabyaye bitavuga ngo ntabwo utanga agakiza. reka Philbert, reka tuvuge iri jambo mu mpine. Jyewe nawe turi abagabo, sibyo? Imana yaduhaye ubushobozi bwo kubyara umuntu w'inyama n'amaraso. Imana niyo ifite ubushobozi yonyine bwo kubyara wa muntu w'imbere w'umwuka, w'ubugingo, wo gukiranuka, wa wundi ukiranuka, wa muntu w'imbere. Yohana, reka tubihamishe ijambo ry'Imana kugira ngo babyumve. Twebwe twarabasezeranije ko tuzajya tubabwira amagambo atari amahimbano. Aha, Bibiliya, reka duhere ku murongo 12. Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Bibiliya iravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'iki? B'Imana. Aha, umuntu aba umwana ari uko yagize gute? Yabyawe, yavutse. Hanyuma 13 harabisobanura ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ngo ahubwo babyawe n'Imana. Bivuga ngo abashumba, bantu mutera abakozi b'Imana amabuye muhagarara rwose, abashumba cyangwa abakozi b'Imana babasha kubyara mu buryo bw'umubiri, ariko ntabwo babyara mu buryo bw'ubumana. Ntabwo babyara mu buryo bw'ubumana. Kubyara by'ubumana cyangwa se kubyara bwo umuntu abyarwa mu mwuka cyangwa kuvuka ubwa kabiri, yego, ni ibintu bikorwa n'Imana yo mu ijuru. Ni igikorwa umuntu ntabihabwa n'umubyeyi. Oya, niyo mpamvu agakiza dufite ntabwo gakomoka mu bashumba. Kuba naravutse mu gishumba ntibisobanuye ko mvukanye agakiza. Yego, no. Rero niyo mpamvu twasanze ngo abahungu ba Samweli, yego, ngo bataragendanye ingeso nk'iza se, kandi bakuriye mu rugo rw'umutambyi, mu rugo rw'umuhanuzi, mu rugo rw'umucamanza. Yes, ibaze gukurira ariko ibihe bibera mu rugo rw'umuhanuzi, ibihe bibera mu rugo rw'umutambyi, amasengesho, icyo muganire cyose mubanza kugiseguza ijambo ry'Imana, muba musenga buri kanya mbere yo kujya kuryama, musenga, kurya ibyo kurya. Kuba umubyeyi wawe yakuyobora muri gahunda zose zo gukiranuka siko uzabyemera. Umuntu niyemeza umutima, niko birivuga, niyemeza umutima we akizera, akatura ko Yesu ari umwami n'umukiza, azakizwa. Yes. Ntabwo rero ibyo bintu abashumba cyangwa ababyeyi b'abakozi b'Imana bafite ubushobozi yajya afata icyo kintu akagishyira mu mwana akivuka. Cyane rwose. Oya, ahubwo akivuka gusa banza akiri no mu nda yavuga ati ndaguteyemo ibi bintu. Bumuhanuzi, bumwigisha ukora ibi n'ibi. Icyo turimo gusobanura abakurikirana Ramoti TV na Rivuzimana TV, yego, turimo turasobanura uburyo kuba uri umukozi w'Imana, kuba umuntu ari umukozi w'Imana ku rwego rwo hejuru, ku rwego rw'ikirenga, bidatuma ababyaye nabo baba abakozi b'Imana, kuko ntabwo ari ubaha agakiza. Ntabwo ari ubaha agakiza, ntabwo ari ubaha umuhamagaro, ntabwo ari ubasiga, ntabwo ari we ubaha umwuka wera. Yego, si we icyo afite ni ukugira gute? Ni ukubigisha wenda ayo mashuri, akabagaburira, akabambika, izo nizo nshingano, hanyuma akanabereka inzira nawe yanyuzemo yo gukizwa, inzira nziza y'agakiza ibabereye bakwiriye gucamo. Ariko iyo usomye muri Yeremiya 6:17 niho hasanga amagambo avuga ku kuntu Imana yatumye Yeremiya ngo agende abwira Abisirayeli, kuko bari baravuye mu nzira nziza yo gukiranuka. Urumva? Hanyuma arababwira ngo nibagende babaririze inzira za kera, ngo bamenye aho inzira nziza yari iri, ngo abe ariyo banyuramo. Bibiliya ikavuga ngo ariko barahakana bati ntituzayinyuramo.
ushobora rero kubwira umwana ati umwana wanjye uzakizwe, uzakura usenga, uzubaha Imana, uzagire gute, umwana akavuga ati wapi, ibyo bintu byo gusenga sinzabijyamo, urumva. Kandi ari uwo kwa Mujumba twabonye ko umutambyi Samweli akaba n'umucamanza akaba n'umuhanuzi, abahungu be mu gihe cye bagendanye ingeso mbi kandi bavuka he? Mu rugo rw'umuhanuzi, mu rugo rw'umutambyi, mu rugo rw'umucamanza. Hari ikintu wenda urabona nk'iyi minsi nk'ejo hashize hari inkuru yagiye izenguruka ku mbuga nkoranyambaga, ku bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda, yego, by'umusore wari ufite inzu y'imideri bita Moses. Yego. Hanyuma abantu benshi ariko icyo bahita bavuga ko REB ari mu maboko ataraye, akurikiranwe nk'icyaha cyo kunywa, gukoresha ibiyobyabwenge. Niko REB niko yasobanuye. Hanyuma icyo kintu abantu benshi bamaze iminsi bavuga bati kuki uyu mwana ise n'umushumba, ise n'umukozi w'Imana, ni umwana wabyawe n'abakozi b'Imana, ni umwana wavukiye mu rugo rw'umushumba, ese kuki abakozi b'Imana batazi kurera? Ariko kuba umwana yakurana ingeso zidahuye n'iza se, isaba umukozi w'Imana ukomeye, twemeze dutsindagira abantu duhamye yuko ari abakozi b'Imana baba batazi kurera. Iki kintu tukeza tugishimangire. Ibyo bintu dushingiye ku byanditswe byera n'uburyo tubisobanuye, ndatekereza ko ntabwo twebwe tuje guhamya ko uko ariko kuri ko umushumba yananiwe kurera umwana, impossible. Ahubwo kwa kundi nyine hari ukuntu abanyarwanda bajya bavuga ngo umwana wese arivukira, sibyo? Hari igihe umwana avuka acecetse kandi iwanyu muvuga cyane, ubu nyine yivukiye nyine ukwe, afite uko yavuze, n'ibindi wenda bareberaho impamvu bajya bavuga ngo umwana ashobora kwivukira. Rero uwo Moses nawe tutitaye aho avuka, Moses ni umuntu w'inyama n'amaraso, wabyawe na se w'umuntu w'inyama n'amaraso. Hanyuma umushumba kuko nawe aguhaye ubuhamya bw'abamubyaye, wasanga nawe afite ibindi bintu yakoraga bitari byiza, kandi ashobora kuba yaravutse mu rugo rukijijwe. Hanyuma Imana nyir'ubuntu, Imana nyir'agakiza ikaza ikamugirira ubuntu, ikamuha agakiza, agakizwa, akagera ku rwego aba umushumba. Rero ntabwo nicyo twakomeje dusobanura, ntabwo kuba waba uri umuhanuzi, kuba waba uri umushumba, waba uri umutambyi, waba uri umucamanza, ntibivuze ko ibyo wowe wahisemo kubamo n'umwana wawe ugira gute ubimushyiramo ibintu bijyanye n'umwuka, ibintu. None se mu by'ukuri batwihanganira abantu batwumva, ubu ntidufite abana b'abayobozi runaka tutavuze mu mazina, bariwawa cyane, bananiranye cyane, babuze ibyo kurya cyane, babuze imyambaro se, babuze imodoka nziza bagendera, ariko bigishijwe na neza, bahabwa n'abaganga babakurikirana, yemwe muri ya minsi ingahe bya bindi byose bavuga byo gukurikirana umwana, kuko bavuka ahantu hakomeye, barakurikirana. Kandi ndagira ngo mbabwire biriya bintu umwana ashobora gukora si uko barabibonanye ababyeyi, wapi, uravuga ngo indi byara mweru na muhima. Ariko ndagira ngo bene data ntimuzongere gutera amabuye abakozi b'Imana. Bafite ubushobozi bwo kubyara abantu, ntibafite ubushobozi bwo kubyara abakristo rwose. Ego, bafite ubushobozi bwo kubyara abantu, ntabwo bafite ubushobozi bwo kubyara abakristo. Icyo kintu mucyakire, mukimenye ko atari ubushobozi buke bwo kurera. Hari abantu abashumba bajya mu bintu by'amadini, ntabwo bajya baha umuryango umwanya, sibyo? Ariko ndagira ngo mumenye ko Bibiliya igaragaza uburyo hari abakozi b'Imana babayeho bakorera Imana bemewe, ndetse turimo gukurikirana gukiranuka kwabo, ariko turimo
gusa nk'abatera ikirenge mu gukiranuka kwabo ariko batigeze none se reba bagira urubyaro Eli yari umutambyi, abana be bavutse bavukira mu gitambyi, icyo bita, hari abantu bajya bavuga ngo njye navutse nkijejwe. Bishatse kuvuga ngo ni cya gihe umwana avuka akavukira mu rugo rw'abakristo, hanyuma yatangira kugenda bakamwerekeza hehe? Mu rusengero. Ubwo nyine yakuze asenga, hari abagirirwa ubuntu rwose akabikuriramo akanabigumamo akarinda asaza, ariko hari n'abandi bihinduka kandi bakoreraga iki? Imana. Bishatse kuvuga iki? Bene Eli bari abatambyi. Eli yabanye n'Imana neza mu gihe cye, nta byaha yakoreye he? Mu nzu y'Imana. Ariko abahungu be bakora amarorerwa kandi bari mu rusengero. Ubu rero ntibizatangaza abantu ko umuntu ashobora gupfapfanira mu rusengero. Byahozeho. Iso ari indakemwa mu mico no mu myifatire, yarabwirije amahanga menshi. Iso ari umukozi w'Imana w'indashyikirwa, ariko wowe ukamunanira. Rero urumva, noneho abo bahungu be Bibiliya iravuga ngo bakoreshaga ibitambo uburyo budakwiriye, ngo bakajya bafata ingobe ngo bagatekura ngo mu isafuriya iteka ibitambo, ngo bagakura, ngo bakanahirika n'abanyagikari ngo ku mbaraga nyine bafite umujinya mwinshi, babangamiraga abatambyi cyane. Kabiri, ngo bakajya basambanya abagore ngo mu ihema, ngo baje gukora mu nzu y'Imana amasuku. Nka kwa kundi hari abamama b'abadiyakoni baba bafite umuhamagaro, akenshi hari ubwo usanga hari n'abatarasengerwa gusa bafite iryo shyaka, akaza nko ku wa gatandatu akazana umweyo, akazana ku mugoroba cyangwa mu gitondo kare. Ni ukuvuga ngo batakaga abo ngabo bakabafata ku ngufu neza, bakabasambanyiriza mu ihema. Ari abana b'umutambyi, ari abana b'iki? B'umutambyi, b'umukozi, b'umupasitori, b'umushumba. Rero abantu rwose turifuza ko nibajya bajya kuvuga ibintu barimira nk'umuntu itaka, bajye babanza barebe ese niwe bibayeho, niwe wa mbere bibayeho. Urabona ikintu abantu bo bibwira, bumva ko agiye kuba n'umukozi w'Imana ukomeye, niko n'abazamumokaho bagomba kumera. Akenshi bishobora gukunda, ariko hari n'uburyo bwinshi ubyara umwana, imico yawe ntimuhuze imico, n'ibyo wemera ntabyemere 100%. ari nacyo cyabonetse kwa Samweli, kandi ibyo bintu abana babibonyeho, kinaboneka kwa Eli, byanabonetse ba Dawidi, bose bahuye n'amarorerwa. Kwa Dawidi, ariko kwa Dawidi uzi umuntu Imana yavuze ngo ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Fata umuntu Imana ivuze ngo uyu muntu afite umutima umeze nk'uko nshaka. Imana yabize. Urugo rwe rukabamo amabara. Abahungu bariyadukiza, badukana imico yo kurongora bashiki babo. Ibaze kugirira irari mushiki wawe neza, arirwaza. Ubu dufite abantu bajya birwaza, bajya barwara. Tuzabigarukaho, turababikiye ku bantu birwaza. Rero turabashimiye abantu mwese mwadukurikiranye ku bw'iki kiganiro. Ahubwo icyo dufitemo nk'umukoro ni ugukomeza gusenga Imana kugira ngo abana bacu Imana ibiyereke, ibagirire ubuntu nk'ubwo twagiriwe. Bagirirwe ubuntu n'Imana, Imana ibadufatire, Imana ibatubyarire, ibabyare mu bundi buryo bw'ubumana. Kuko twe dukora icyo kubyara mu buryo bw'umubiri, ariko kubyara mu buryo bw'ubumana bikorwa n'Imana. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri
cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'iki? N'Imana. Rero iyo icyo gikorwa kitari cyabaho, ntabwo tuba dukwiye kuzana amabuye ngo dutere abakozi b'iki? B'Imana. Imana ibahe umugisha. Niba iki kiganiro hari aho kigukoze, duhe komenti, kandi niwumva hari n'abandi wagishayaringa kugira ngo kibafashe gusobanukirwa, ugishayaringe. Abadakunda kugira umwanya wo gutinda muri telefone, kuba wagifata ukagisitartinga, abareba sitati yawe bagikuraho bakakireba, bakunguka kumenya. Tubwire iki mu gihe turimo gusoza? Tubwire iki abakozi b'Imana bagize ibi byago byo kubyara abana ariko ntibajye mu byizerwa, bakava mu byizerwa bakinjira mu ngeso mbi turimo kubona hanze hano? Kubyara umwana ugasanga niwe nomero ya mbere mu kunywa ibiyobyabwenge, mu gutera amada, mu kurwana, mu kwishyiraho ibi bintu urimo kwibona, ibintu byinshi cyane. Wenda tuvuga iki, tufashisha iki aba babyeyi, abakozi b'Imana? Ikintu cya mbere biravuna, kandi ntawabyishimira, uretse no kuba uri n'umukristo, no kuba uri umunyarwanda bisanzwe, cyangwa se mu gihugu cyose umuntu ashobora kuba arimo. Nta muntu wishimira kubona umwana we yabaye yandavura, ntawe ubyishimira rwose. Ariko noneho by'umwihariko ku muntu usenga, bifitemo izindi mbaraga zikomeye. Ariko ikintu numva navuga ni kimwe cyangwa bibiri. Icya mbere ni habeho kumenya ko we icyo yakoze yaragikoze, yarabyaye kandi yakoze neza. Hanyuma ikindi cya kabiri, habeho kumenya ko atari we tangiriro ryo kubabwaho n'ibyo bintu, kandi atari n'uwawe herezo rye. Dufite abantu benshi b'abakozi b'Imana bahuye n'izo kesi, nabo muri Bibiliya twabasomye. Ubwo rero twebwe kuba hagira uwo bigendekera gutyo, ntabwo yagushije ishyano. Yarigushije, ariko ntabwo ari, si impamvu ze, sibyo? Nyine umuntu aba yagushije ishyano mu buryo bwo kubyara umwana akaba uko utari ukeneye kwaba ko, ariko nanone ntibigirire nabi. Hari igihe umuntu anagwara depresiyo, mbega agahunga abantu. Oya, ntihabeho gusaba Imana umutima ukomeye, akomeza ubuzima. Hanyuma icyo dukeneye hirya y'iyo nama tuvuze, ntihabeho kuvuga ngo tubamurikiye Imana umuremyi. Imana niyo ifite ubushobozi bwo kumuviduramo biriya byose Satani yamushizemo, Imana ikabahindura ukundi. Filibe, erega nanjye turimo turaganira hano, ntabwo nari meze neza, nari narananiranye mu babyeyi, ariko Imana ingirira ubuntu. Mama nakoze amadega kugeza ubwo mama bimurenga amvumira ku ibere ryanyongeje. Rero iyo turimo turavuga ko Yesu ajya yibyarira umuntu mu bundi buryo, Imana ikamugira uko we wananiwe kungira, iri jambo rirumvikanye. Imana ifite ubushobozi bwo kukugirira umwana neza, kandi we byarakunaniye. Yesu ubwo bushobozi arabufite. Habeho rero gukomera kw'abakozi b'Imana. Ikindi, habeho kubamurikira Imana rurema. Ifite ubushobozi bwo kuba yahindura uriya nk'urumogi, Imana ikamuhagurukiriza. Duhereze Imana icyubahiro. Imana itanga agakiza. Nanjye yarakampaye, umwana wari ikivume mu muryango, ubu ni njye mwana bafite, kubera Imana yambyaye mu bundi buryo bwayo.
mama yari yakoze na papa bari bambyaye mu buryo bw'ababyeyi, ariko bananirwa nyine kungira uko bifuzaga komba, ariko Imana imbyaye, ubu nabaye icyaremwe gishya muri Kristo Yesu. Mfite ubuzima buzima. Ababyeyi banjye nabo iyo bambonye ubu nta pfunwe bagira. Mu gihe iyo babaga bari kumwe n'abandi babyeyi bumvaga ari amarorerwa, ariko ndashimira Imana ko yabihinduye. Hanyuma rero babyeyi ushobora kuba muri icyo kibazo, Imana yambaye agakiza ikampindura, ikaba yarangiza umukozi w'Imana. uyu munsi nkaba turimo turamamaza ishimwe ry'Imana yaduhamagaye. Ndagira ababyeyi ngo nimukomere, hanyuma musenge Imana. Ifite ubushobozi bwo kuba izabikora vuba cyangwa se ikabitinza bitewe n'impamvu zayo, ariko mwe kwigirira nabi. Icyanyu musenge mwamurikira Imana nyiramahoro, Imana nyiramaboko, hari uko izabigenza. Yesu abaha umugisha cyane. Amen. Reka rero dusenge Imana, turareke mwene Datezayi adusengera Imana, ariko dukomeza kubasaba ngo mukore subscribe ndetse na comment na like, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kubageraho ndetse n'ibiganiro. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye umwanya tumaze turi kuganira ku bw'aya magambo. Turasenze kugira ngo umuntu wese wari ufite ikibazo yibaza ku bibera mu ngo z'abakozi b'Imana, umwuka wera amushoboze gusobanukirwa ibirenze cyane uko tubisobanuye. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze, kandi ababyeyi bafite abana bahuye n'ibibazo navuga bikomeye byo kuba baratatswe n'indi mbaraga ibajyana mu bihabanye n'iby'ijambo ry'Imana rishaka, bagakora ibyangwa n'Uwiteka, turabasengeye tubingingira mu mwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo aleluya aleluya aleluya, ukuboko kw'Imana kuzi gufatira umuntu uri kure wataraye, niko ukuboko kw'Imana kwafashe umwana w'ikirara yavuye mu rugo kwa se, arangije aragenda ngo yayisha ibintu bye byose ubugoryi, ariko urukundo rw'Imana rumufatira aho yari aramerewe nabi, aravuga ngo reka nsubire kwa data nsaba imbabazi. Ndasenze ngo aba bana umwami Yesu Kristo bashobora kuba bafite mwami uko bababaje ababyeyi, umwuka wera abasure kandi abagarure, kandi umwuka wera abagaruza ubugwaneza, abashire mu cyanya cyiza cy'ubwatsi butoshe, kugira ngo banezeze Imana, banezeze ababyeyi, banezeze igihugu, banezeze abaturanyi, banezeze undi muryango, donc baba bana bo kwifuzwa, uzobwize neza. Urakoze rero, tunyaze Satani, abantu bose Satani yagize imbata, mwami turabacomoye mu biganza bye, tubacometse mu biganza bya Kristo umukiza wacu. Urakoze, komeza kubana natwe, kandi iki kiganiro mwami uzacyumva wese azahemburwe nacyo. Tubyatse Imana dushima mu izina ryiza rya Yesu. Amen. Amen.